Amazina yanjye ni Hategekimana Gilbert. Wabaye uko uri umwana usanzwe? Nabaye ndi umwana usanzwe, nyuma uza kujya mu rusengero cyangwa se mu idini, harimo ryitwa ngo iki? Nyuma ngeze aho nagiye mu itorero bita umwungeri mwiza. Wari ufite imyaka ingahe? Narigiyemo mfite imyaka 13. Kuri iyo myaka 13 Uwiteka abana nawe agushyiramo impano? Mu myaka 13 nagiyemo maze mu kwezi, Imana igira icyizere, yego, ihita inyambika impano. N'izi imbaraga zikubaho zidasanzwe tukubonamo no muri iyi minsi. Imana yahise inyambika imbaraga, ni impano mu umurimo w'Imana. Aho kuri icyo kintu cy'Imana turagitindaho. Uhanurira umuntu uyu munsi, ejo bigasohora. Wagera noneho ku barwayi, ni nko kurebaho. Imana yampaye impano yo bita ubucukumbuzi. Ni impano yo gucukumbura nyine ibintu bataba mu muryango yo gusenyera abarwayi. Ni ukuvuga ngo aho ugeze bitabye birakunukira ubitahura mu mpano Uwiteka yaguhaye. Yego. Tubwire rero urwo rugendo rwo kubona impano imeze gutyo, uri umwana w'imyaka 14, 13. Ubundi wageze mu rusengero gute? Wijyanyeyo? Wajyanye n'ababyeyi? Byagenze gute? Nabayeho nibera mu bisindisha, ninywera ikigage, ninywera inzoga. Ariko nkajya mbona abarokore nkabona ukuntu bakora konseri, numva ndabakunze, ariko nsingiwe umutima wo kujyayo. Imbaraga zikabura. Najya ku ishuri niga icyumweru kimwe, ikindi cyumweru nkajya kwirangurira umusururu. Nyuma mushiki wanjye niwe ugeze kuntwara mu cyumba, tujyayo, turagenda tujya gusenga. Ko ngeze yumva tugeze mu gihe cyo kwatura, numva ubwoba buraje, numva nasohoka nkagenda. Ko ngeze aho nyine ndemera, nanjye ndapfukama ndatura. Guhera uwo munsi ntabwo nongeye gusubira kujya kurangura ikigage. Nafashe umwanzuro wo kujya gusenga. Ubwo kuri iyo myaka 14 waturaga icyaha cyo kunywa akagage? Cyo kunywa ikigage cyane nicyo nakoraga cyane, nta kindi cyaha. Uwiteka arakubabarira? Uwiteka arambabarira. Jya mu nzu y'Imana. Jya mu nzu y'Imana. Nuko nkora umurimo w'Imana ahantu, kuko impano zanjye twagiye mu butari bwo bwa mbere. Iyo mu butari bwo bwa mbere turamanuka, bakavuga ngo umuntu yagiye mu butayu ngo Imana irabakubita, ngo Imana irarwana. Tugezeyo turahimbaza, tumaze guhimbaza numva ibintu biramfashe bimeze nk'amashanyarazi. Nyine ubwo ngubwo numva mvuze indimi ntazi, ntangira guhanura. Imana inkoresha ibintu n'ibitangaza. Umunsi twazamukanye ikintu bita umuriro tuwufite, Imana yaducaniye uwo munsi. Guhera uwo munsi rero nibwo Uwiteka Imana yanjeho, anyambika imbaraga, itamiduka umukozi wayo kugeza na n'ubu. None se wabaga mu idini ry'umwungeri mwiza, naho waherewe impano zigiye zitandukanye pe, tukubonaho twebwe abamenyanye nawe. Yego. None ubu wavuye muri iryo dini te kugera muri ADPR gute? Igihe cyabayeho ngeje imyaka 16. Urabizi ibintu byo gusenga, dusengana n'urubyiruko. None bigeze aho Shitani ntiyishimira ibyiza byanjye. Yego. Ya mpano wari ufite? Ya mpano nari mfite, aza kugira kunyoherezaho, kuko nsubiye inyuma gatoya numvaga ngiyeho mu buzima ntabana n'umuntu wabyariye iwabo. Ubwo rero mu bintu byo gusenga nza guhura n'umufemeri, nikanga nageze mu cyaha cy'ubusambanyi mutera inda. Yewe. Maze kumutera inda negera pasiteri wanjye, umushumba wanjye, kubera ko nayoboraga korali ndi perezida. Nkaba kandi hari n'icyumba nayoboraga nkikuriye. Mpamagara pasiteri wanjye, materi pasiteri, nateye umukobwa inda, noroke cyangwa mbigirene. Mfite imyaka 16. Wari ukiri muri rya dini rya mbere y'umwungeri mwiza.
n'abati nta bushobozi mfite, nta bijumba, nta ki, nta n'amafaranga, nta n'atanu mfite, urabizi nikundira gusenga gusa, bigire gute? Pasiteri angira inama ngo mushake, numara kumushaka ubundi uze usabe imbabazi, tuzaguha imbabazi wongere ukomeze umurimo wayo, wishyingire, nishyingire kuko nta bushobozi. Ubwo nyine ibintu bigenza wiko nkora akazi k'ubuyedi, mbona amafaranga y'igitenge, mbona amafaranga y'ikode, ubuzima nyine turubaka ubuzima, turabana, igihe kiragera turanabyara, igihe kigeze tukajya dushwana nyine kuko Uwiteka Imana yambwiye ngo izankorera ubukwe, tukajya dushwana, nataha akambwira nabi, mbega igihe kigeze mfite nta mahoro nigeze ngeramo, najya gusengera nk'abantu navayo ati mvuye mu buraya kandi bya hehe. Ubwo rero igihe kigeze nafashe amasengesho y'iminsi 2 ndayasenga, maze kuyasenga twakodeshaga Imana ngo reba muri wa muryango, ndebye mu muryango hejuru sangamo uduti n'utuntu tw'utubuto dupfunyitse mu ishashi, mvuye muri amasengesho y'iminsi 2, ubwo Imana itimbira ngo izi ni inzaratsi umugore aragiye kuguha. Rero ndabati Imana nta kindi, wafata urugendo nkajya kwiyahura. Nageze muri kaburimbo ndabati wakikubita muri sikane biranga, nkoresha ibintu byo gusenga gusa, nyine Imana ngo ati ninsigeho, ndasenga nkajya nsenga, Imana igeze aho nyine sinagumya kubana nawe, asubira mu rugo iwabo, nanjye nibirago iko. Ubwo ndongera nsubira mu bihe byo gusenga. Ubwo mwatandukanye gute tukiri aho? Twatandukanye, twagiye inama n'abati rero wa mudamu wanjye, urabona ubushobozi ntabwo, urabona nta nzu ntaki byanze, rero reka dushaka mikoro tubashe kugira gute twubake, nitumara kubaka tuzongere dusubirane. Turatandukanye, ageze iwabo ariyandarika kuko nyine hari ingeso yahise yandarikamo, bigenda bikaba imico mibi, birangije nanjye mpita mfata umwanzuro ndasenga, nagira hagati nkajya nsubira inyuma, ariko igihe kigeze Imana irampamagara yongera arambwira ngo ndagukeneye. Ariko icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite 16, nashatse mfite imyaka 16. Rero nkura muri ubwo buzima, ngenda nsubira inyuma, nkizwa nkasubira inyuma, nkakizwa nkasubira inyuma, ariko igihe kigeze nkajya gusengera ahantu, Imana ikambwira ngo idini urimo ntago ari iryawe, nta mugisha wawe urimo, idini ryawe na ADPR nkaba ngo ntago nzayishobora kubera ko igira ubukorone, njye nayishyizemo ngo igira ubukorone, ngamitwara yawo ibintu byinshi, nkumva ibikakaye, nkumva amahame yayo ukuntu babigenza, nkumva ADPR ntazagira gute, ntazayishobora. Kamwe ati ADPR niho uzabonera umugisha. Ndibuka nagiye gusengera Indera, umurenge w'Indera haraye muri Kigali nyine, kuko bwaho twakoye amasengesho iminsi 2, Imana iramukoresha hamwe ngo itorero ryawe na ADPR niho uzabonera iki, umugisha. Nkinira nyine Imana ikambwira, nkifata nkanga guhindukira. Igihe kigeze nanjye ndyamye, mbona Imana igira gute, impamagara, mbona ngiye muri ADPR, noneho mfata umwanzuro kugira gute wo kujya muri ADPR. Ubu rero nsengera mu itorero rya ADPR. Ubwo wagiyeyo mu wuhe mwaka? Nagiye mu mwaka wa 2023, ni uriya mwaka urangiye. Mu mwaka umwe ushize? Ni umwaka umwe ushize. Nuko rero ya migisha yarabonetse? Ya migisha bakubwiye nyine mu bungeri, muri uyu mwaka nyine mu bungeri ndi aho ngaho, nagiraga ipantaro imwe, nagiraga kweto kamwe. Naho nigeze kujya gusengera umuntu i Rwamagana nambaye silipa kubera kutagira imyenda, mpura mu kenda kamwe ngafura nijoro, nkajya gusenga mu gitondo ari akenda kamwe. Ariko ubwo Imana ikango umugisha wari muri ADPR, nkigira muri ADPR rero nabonye umugisha by'Imana yambwiye, yagiye ibikora, kandi ngo izanyambika, iranyambika, urambaye pe, ubu ndambaye, Imana yangiriye neza. Yego, hari umugisha wo buryo yagukoreye ubukwe rero
kuri 0 bidutaturire neza. yego. Tubwire ukuntu wishyize mu mushinga wo gukora ubukwe nta n'igiceri ariko Uwiteka akaba yarabigenje neza. Murakoze kuko Imana yarajyaga ivuga ngo izankorera ubukwe. Nkasengera abantu benshi, njye nafite impano n'ubu ndacyafite yo gusengera abantu. Hariho nasengeye babaye abapasiteri, babaye abashumba, bafite amatorero bayobora, abandi n'abasengeye bamwe babonye n'akazi, asengera abakobwa bagashaka. Njye rero namara kubasengera ngasengera abantu bakabyara, njye rero nabasaba bati Imana ko nsengera abantu bagasubizwa, njyewe bizagenda gute? Siko nyitsengera abantu bagakora ubukwe nta n'atanu, njyewe uzankorera ubukwe? Kuko Imana najya gusenga ngo nzagira gute, nzagukorera ubukwe. Noneho muri uwo mwaka uriya washize nyine 2023 ubwo nagiye muri ADPR ndi ku makuru y'Imana. Nagezemo muri ADPR 2023 mu kwezi kwa 7 ku itariki zaho nk'eshanu zibanza. Noneho ngezemo ndabati Imana nanjye ndashaka ko mubona. Nagezemo bataranyakira ngiye mitapanga ngo ngomba gukoreramo ubukwe. Ndabati Imana ndashaka kugira gute kukubona cyane kandi nakoresha iki ubukwe. Kandi ubwo bukwe nkabutegura nta n'atanu, nta n'igiceri cy'icumi, nta na data wacu uri bumfashemo, nta mukuru wanjye, nta murumuna wanjye, nta muryango, kandi mu rugo turi abakene nabo batari bwabashe kujya gute kubikora. Yego ndagira muri ADPR baranyakira, bamaze kunyakira nanjye mitangira gute panga gukora ubukwe. Banyakiriye mu kwezi kwa 8, kwezi kwa 9 ku itariki 24 mitanerekamo. Narerekanwe mitanonatera igikumwe ndanasaba. Nabikoreye umunsi umwe. Ni igitangaza cy'Imana ko muri ADPR ntago biba. Imana yasinyereka, yahise inyambika n'umugore, Imana bigenza neza. Yego. Hanyuma ubukwe nyine tubwiye ukuntu byatangiye. Ubukwe dupanga ubukwe tubushyira mu kwezi kwa mbere 2024. Turabutegura, njya gusenga abantu bakavuga ngo urirwaniriye umukobwa si uwawe, njye nkigumira ku makuru, abandi bakanca intege ngo wowe ngo ntabwo uzashobora ubukwe, nicecekera. Njye narizeye kubera ko Imana yavuganye nanjye, nari mfite kwizera. Bavugaga amagambo ko njye mfite kugira gute kwizera ko hari ahantu navuganye n'iki n'Imana. Nanjye navuga ngo mwana wanjye nzagukorera ubukwe, nzaguha imodoka nziza, nzaguha imyenda myiza, ubukwe bwawe buzaba burimo abantu bakomeye, nzakuzanira kamera cyane, ibintu bifatika, kandi nzazanamo n'umunyamahanga. Ndabati Imana nibyo cyane ntabwo ari byo. Ndizera cyane. Mu gihe turimo gupanga ubukwe dutegura ahantu imyenda, tugiye dusanga mu gihe cy'uko cyenda kwegereza dusanga imyenda ntayihari. Ndavuga imyenda yo kwambara mu bukwe. Ndavuga ati ibi ni ibigeragezo. Turongera tujya ahandi, turagenda baduca 400. Imyenda yo muri doti niyo muri sosiyo yose 400. Ndabati ngaho 400 ndayakurahe. Ubwo wagiye kuyireba witwaje angahe? Nari nitwaje amafaranga 30,000 byavanze. Byonyine 30. Niyo nari nitwaje. Noneho baduca 400. Ndabati Imana wakoze ubukwe bw'ikana bwa Gilbert buzakunanira ko nakuvugiye. Reba Samatari naraye, reba ahantu hose, nakoreye umugisha. Kora umugisha umurero ubukwe kandi bwiza. Nuko rero turagenda turumvikana n'umuntu uzatwambika ukuntu Imana ikora ubukwe. Muri bya 400 byaragiye aduca amafaranga 100
na 70 rwose. kubera ya mana. Ngo tugira gute Icyo kiba kiyavivutse. tumusigira avance ya 30 mu mafaranga ngahe 170. Ndabati Imana hano nongeza aho rugize gute rukomeye. Imana ibigenza neza. Ikimyenda kivuyeho. Kimyenda imbana kivuyeho. Imodoka yabonetse ite? Imodoka nayo Imana bati uzagenda mu modoka nziza. Umukobwa akajya amubwira ese imodoka urayibonye? Imodoka irahari. Uzi imodoka ziri muri iyi si kandi n'imodoka Imana zifite. Njye nayo ifite kwizera kuko guhagije. Kubera ko nafashe umwanzuro ari Imana igize gute ibimpaye. Noneho bwa bukwe ya modoka waje kuyibona nza kuyibona mpamagara umuntu ndamwe ati mfite ubukwe. Mubwira gusaba no gukwa ahantu bizabera. Noneho ya modoka arambwira ngo muzama 30. Ndavuga ati Imana uzi ko birimo koko. Rero ya modoka nayo iza kuboneka aduca 30. Imodoka nziza, parado nziza. Imana iduha ubukwe bwiza. Yamaye ubukwe bwiza, ubukwe buhanye n'ubushobozi bwanjye. Inkorera n'agashya. Agashya yankoreye uzi ukuntu kameze. Agashya Imana yankoreye yaragiye igera mu mahanga muri Amerika. Ntatumiye. Ntago nigeze ntumira. Imana iravuga ngo ngiye nzagera no mu mahanga. Iragenda izana umuzungu. Araza ngeze kwa data bukwe mbona umuzungu afite kamera arimo gukamera. Ati Imana ibi ni ibiki? Siko wishe umuzimu? Ati Imana wishe umuzimu. Mageze tubona umuzungu baratwakiriye. Umuzungu nawe arimo arakamera. Ise yaje ate yari ni wari wamutumiye? Uwo muzungu nyuma waje kumenya uko yaje. Nakuriye amateka menya ko ari musanzire wanjye. Yego. Hari umukobwa bafiansanya ko arakiga kaminuza. Niwe fiance we niyo makuru naje kumenya. Rero aboneka cyo mu bukwe bwanjye umuzungu twatangiranye ubukwe turabusozanya. Muri sosiyo ngiye kubona mbona amaye kado. Mbona kubise Flat TV ya televiziyo ndabati Imana siko wishe umuzimu. Amen. Ubukwe bwanjye buba bwiza. Imana yamaye ubukwe bwiza. Imana yamaye umugore mwiza. Hari aho nageraga nkitinya kwivuga nagira mu cyumba nyobora cyangwa nabampa ijambo ry'Imana ati Simana sindi umugabo sindi umusore ndivuga ngo iki. Nkajya ngira nkitinya. None igihe kigeze uyu Yesu yishe umuzimu. Ubu nsigaye ngira ahantu ati nanjye mfite umugabo. Ndi umugabo sare ndavugishijwe. Ndi umugabo mfite umugore w'isezerano. Dusengera muri ADPR. Amen. Imana yishe umuzimu cyane rwose yamaye umugore mwiza. Ikintu ngira abantu bava mu masezerano nibakomere bihangane batinde ku karago batindane n'umwami Imana kuko ijambo ngo kuko umwami Imana azantabana icyo gituma ntamwara sibyo. Yego. Mu bakobwa cyangwa mu basore mu bantu birwanirira ndababwira ngo Imana nta hantu itakura umuntu. Imana igikora ubukwe. Imana yankoreye ubukwe twakoze ubukwe bagaze 2,000,000 kandi nta na miliyoni nta n'igiceri cy'atanu. Nta n'igiceri cy'atanu nari mfite. Nta n'ideni nta credit nta n'umuturage nagiyemo ideni. Ni Imana yakoresheje abantu nagiye nsengera nkajya kubona kuri telefone barantwerereye nkajya kuba abantu barampamagaye ngo vaye fata intwererano. Imana irahagera yica iki yica umuzimu. Imana rero yabigenje neza mu bukwe bwiza. Ubwo ndi guhanira ndababwira ndashishikariza abantu bava mu byizerwa babigumemo batinde ku karago batinde ku Mana bayitindeho. Hari ijambo rivuga ngo kuko
kumwe Imana azantabara Eh, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'iki nk'urutare. nk'urutare. Sema haleluya Amen. haleluya. Amen. Reka nkubwire Imana igitanga urubyaro, Imana igiye yishyura amadeni. Hari ahantu nigeze kujya gusengera umuntu i Rwamagana yari afite ideni rya miliyoni 6, ariko ndakubwiza ukuri Imana yakoze ibintu, ikora ibintu bitangaza. Yego. Reka nkubwize ukuri, wowe wihebye, wowe wishwe n'agahinda, fata umwanya wawe wegera Imana. Umva, reka nkubwize ukuri, tumbira Imana ugire kwizera.